umuntu ya umuntu nundi aha niwizera uzizera umutima wawe amakuru yawe urayafite ariko amakuru y'undi ntayo ufite umuntu namenye ko uko abantu bibombarika siko bari batinya amaso y'abantu bagatinyuka y'Imana kuko kamera y'Imana igendana na buri muntu wese ariko se niba umuntu azi ko Imana ireba hose kuki atinya gukorera ikibi aho abantu bari ariko yagira abantu batareba akabikora icyo rero gisobanuye iki gisobanuye ko abantu batazi Imana bamenye Imana batinya Imana kurenza uko batinya amaso y'abantu genza yambabwiza ukuri hari abantu bajya bibeshya ku bandi umuntu bakagira ngo ni umumarayika oya ntabwo umuntu ari umumarayika umuntu ni umuntu uhindagurika ni umuntu ushobora kwibeshyaho wagirirwa umugisha ugasanga wenda ari umuntu nyine yego ariko se wamwizera kurenza Imana yamwizeye nyuma ikicuza nese ukura he kumva ko umuntu uzamwizera ntiwicuze niba Imana yaravuze ngo dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ubwo kumenya ikiza n'ikibatarambura ukuboko agasoromwa no ku giti cy'ubugingo ngo akarya karamiteka ngo nicyo cyatumye mwirukana muri iyo ngobyi mushyira inyuma y'ingobyi ngo yizengurutsaho abakerubi n'inkota yaka umuriro ihora izenguruka ibuza ya nzira isubira muri ya ngobyi kandi yamwiremeye mukunze none se wowe ibyo bitangaza byatuma ubona ko umuntu ataguhinduka n'ibihe umuntu ngaho komeza ntavuga iki se reka ariko ndatinya ntinya umuntu nta kiringirwa kimubonekerwamo reka ahangaha ndagira ngo mbakure mu rujijo niba usenga Imana ku giti cyawe kandi uyisenge n'umutima wawe kuko ari wo uguhereza icyerekezo cy'iyo nzira ugomba kunyuramo ariko nuyirebera ku bantu yawe ubu se ntabwo wabonye bakubanjirije muri uru rugendo bakurushaga no kwizera no gusenga batakirimo nese ko batakirimo nuko icyo gihe hari ubwo wabonaga ko bayivamo icyo ni igisobanuro cy'umuntu igisobanuro cy'umuntu umuntu ukwiye kubaho nkawe ushobora gukontorora umutima wawe bigakunda ukawugenzura ariko se wagenzura umutima wundi waba urinde se izo mpano se waba uzikuye hehe iyo tureba inyuma kandi umuntu tukamubonera mu bikorwa no mu mbuto yera ese wambwira ko wabona umuntu ukamumenya wamumenya ute umuntu yaba waruzi umuntu umuntu ahinduka nk'igicu icyo ndakikubwiye yego umuntu musangira mugasangira byinshi byaza akakwihakana umuntu uha igihe wamara kumuha igihe ugahindura ubuzima bwe kuko hari icyo umurusha yamara kukibona akamera nk'utakuzi uwo ni we witwa umuntu rero ibindi muba mwibeshya muba mwishuka iyo umuntu ni umuntu nyine ni umuntu erega umutima w'umuntu ni igihugu kinini kiberamo byinshi nuko nyine natwe ubuzima bwacu bwabayeho mu buzima bwo kurira twihanagura tutagira abo
abaduhoza, tukabimenyera, tukagira amaso areba ikiri kure y'aho tubona, twarangiza tukikinga icyo kibi giturukayo. Ariko ubundi umuntu umuntu utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Umuntu nundi niwizera uzizera umutima wawe, amakuru yawe urayafite, ariko amakuru y'undi ntayo ufite. Umuntu ubuse reka imyaka ufite ubu ntabwo urabumenya kamere muntu koko, uracyashakishiriza kamere y'umuntu koko, ntabyo uzi.